uturebere kuri GPS bidusimbuka umupaka. Oya we ntutujyane kure ntacyo nugutembera wowe tugeze atakubera ingorane. Kabutubi iyo nitegereje nkareba urukundo ngukunda, iyo nitegereje nkareba urukundo dukundana, ntekereza urugendo rurerure twageze kuva mu buto bwacu twakomeje gukundana, ariko urukundo ntirworoshye iyo lilelele rugukuriye umwuka rukagutanya nabiyo rukaguhuza na nzizi, ariko urukundo ntirworoshye iyo lilelele. Nanone twongere tubashimire inshuti zacu zakadasohoka, murabona ko ari byiza gusa ndabizi ko muri buze kumererwa neza cyane. Ni wa mustari wanyu umusore mwiza rutebeza bigembe rugero rw'ingabo nziza rutinywa rw'imirindi, ingabo z'inkotanyi icyogere mu nkuba, bamwita Nzinzi wanzigiye. Mwaramukunze hano mu Rwanda ku bitangazamakuru bitandukanye. Uyu munsi rero tugize gutya tumugwa gitumo yibereye ku mazi umusaza. Nzinzi wanzigiye ndakumva nkakwikiriza nkumburwa y'ikirenga. Umeze neza cyane? Ndacyariho, ndabona wagaramye uguwe neza kaza. Hari rwa mirindi rona ko rwose ndimo ndashisha numva ukuri kugosoye. Ntabwo narinzi ko ujya unyaruka ukavuga uti abana reka ikirere kiwacu nongere nkigeremo ndebe ibyiza byo-wacu. Oya ntabwo naririmba u Rwanda kandi rugari, nageze hirya mu nkiko zaho hose ngo ndebe mu byiza bitatse u Rwanda, ubwo se naririmba iki? Ubu nahigererageze ku mazi magari. Wageze ku mazi magari, uri kumva bimeze bite? Hanageze mu kivu kivumbitse ubukungu. Urwo ruvugiro nyabuna rumwegereze. Ntabwo ari cya kintu cyishe umuntu bajya bavuga. Iki ni ikivu rwose kivumbitse ubukungu. Yego. Kandi mu muco w'u Rwanda ibyiza tugomba kubirata. Nibibi tukabindenga. Abantu badasura u Rwanda ngo batembere koko mbega baraho. Come and see. Yes. Nzizi bivuze iki gufata urugendo rurerure ibirometero bitari bike ukavuga uti reka nsohoke muri kapitale nge no mu nkengero ariko ku mazi magari y'u Rwanda? Bivuze iki kuri Nzinzi nk'umuhanzi? Urakoze cyane. Ikintu bivuze ni ugukunda u Rwanda. Yego. Kurukunda kandi no kurumenya. Noneho nk'umuhanzi uba ugomba kugira icyo ubwira abanyarwanda. Yego. Inkuru mbariranira tu aha nakigezemo rero. Akigezemo. Nakigezemo ikivu rwose. Yego. Wow. Waje gutaramira abanyarwanda rero cyane cyane muri ya misango y'ubukwe. Ahari nshobora kuba ntahushije intego. Oya ntaguhushije intego. Yego. Naje gutaramira rwose abageni. Ariko ndavuze ntireka ubwo bakirimo kwiryagagura nabo birira amafoto, nanjye reka ntambagire cya kivu. Yes. Nuko kundu kandi nyakigezemo. Ariko ze kandi wowe utayubaye. Oya nangiye maze kumenya ko wageze ino. Sinjya ntinza. Aho rero nanjye namenye ko wageze ino. Ndavuga ntireka nanjye manukana indora kure nze tuganire. Cyangwa uri mwene wawe na Gatera. Oya sinteye nturuka handi. Nduwino nk'ibisanzwe. Wumva? Hanyuma rero reka tugira ngo utubwire gatoya. Barakuzi ku bitangazamakuru bitandukanye, ariko hashize n'igihe tutaganira. Mu ncamake tubwire ibyo uhugiyemo. Urakoze cyane. Ni kwa kundi ni kwa muri ya mvugo y'abubu ngo nugutwika, ariko jye sinya ntwika amanuka. Yego. Jye ntwika nizamukira ubona ko nazamutse nageze mu majyaruguru. Yego. Aha rero rwose ngo ndakora cyane, ndacyakora indirimbo n'ubundi zisanzwe z'urukundo, z'uburere mboneragihugu, isanamitima, no mu misango nkagira burya nkibwira abatanazi. Yego. Birakoreka kandi ibintu bimeze neza ntarebe. Ibihangano byawe ariko ushobora kuba waracogoye ahari nimba ari cyo kinyarwanda simbizi. Ntabwo ari ugucogora, iyo ushaka gusimbuka neza usubira inyuma. Yego. Uburya rero nubona umugabo asubiye inyuma ntukagire ngo arimo buryo ushaka gusimbuka neza. Yego. Ariko ibikorwa birahari, mfite indirimbo nshyashya yitwa Ubushagarira, hariho Turashoboye, ibihangano birahari, umugore w'umutima Tereza Karabo. Yego. N'uburyohe.
Nzinzi wadukorera mu nganzo se turi mu mazi hari icyo byaba bitwaye? Come to me. Iyo nitegereje neza nkareba urukundo ngukunda, iyo nitegereje neza nkareba urukundo dukundana, ntekereza urugendo rurerure twageze kuva mu buto bwacu twakomeje gukundana, ariko urukundo ntirworoshye. Iyo ni lelele rugukuriye umwuka rukagutanya na biyo rukaguhuza na Nzinzi, ariko urukundo ntirworoshye. Iyo ni lelele. Aha, wow, ngira ngo abamenyereye Nzinzi wanzigiye barabizi ko ari umuhanzi w'umuhanga mu bijyanye no guhanga indirimbo z'urukundo ndetse n'umuco mboneragihugu. Nzinzi, ubundi mu buzima busanzwe ku batakuzi wenda nk'uwaba kubonye bwa mbere, dusangize ubundi Nzinzi usibye ubuhanzi mu bundi buzima busanzwe bwa buri munsi n'ibiki Nzinzi akora? Rakoze cyane. Nzinzi ni umuhanzi udahanda, nkora ibijyanye no gushimisha abantu. Yego. Mu misango nsohora abageni nkavuga amazina y'inka nkabataramira kinyarwanda muri wa muco wacu, ariko kandi ngira bande cyangwa se icyo twakwita itorero dutaramira abantu kinyarwanda no mu ruzungu tukajyamo. Yego. Tugira sonorisation imeze neza, tukagira abasaza bazi kuvuga imisango bashobora gusaba bagasabwa, tukagira abasore bazi kwambara kandi bituza rwose bakabirega. Tugira n'abayemusi, urumva ko turikwije. Yego. Ikijyanye n'imisango cyose cyujuje udukeneye rwose wumve kuba wikwije. Abo bahanzi bose nabawe cyangwa bimeze bite bidusobanurire? Urakoze cyane, ni bagenzi banjye negeranyije. Harimo abafite ubumuga nk'ubwanjye, harimo abazima, cyokora nta bazimu barimo mu izina rya Yesu. Yego. Harimo abazima. Yes. Nuko dukora kandi twebwe turatarama agati kagaturika kandi kakamera. Yego. Mpori. Aha, ngira ngo rero abadukurikiye turi kumwe na wa muhanzi wanyu bamwita Nzinzi wanzigiye, akaba yitwa Nzinzi Show ku rubuga rwa YouTube. Niho mushobora kujya mugakora subscribe kugira ngo show zose abazanira mujye mugubwa neza. N'umuhanzi twavuga ko ukiri muto ku myaka, ariko ntabwo ari muto mu nganzo kuko mwamaze no kubyumva iyo akoze mu murya w'inanga, nicyo gituma abanyarwanda benshi bamukunda bakamuha n'ijambo ku bitangazamakuru bitandukanye. Ngira ngo Nzinzi muramuzi, umugabo rwose uhanga kandi bihamye. Uturebere kuri GPS bidusimbuka umupaka. Oya we ntutujyane kure, ntutujyane kure, ntacyo nugutembera wowe tugeze hatakubera ingorane, ahubwo tuze gutinda handi hatari umupaka. Sawa, birumvikanye. Okay. Uko bimeze. I love you so much. Come to me, come to me. I love you so much. Come to me.